Yesu hazaba w'igitonda gihoraho nibwo ntazongera kuriruka hazaba w'igitonda gihoraho. Uri hano mu kimwe mu byambabaje bikomeye nshaka nta kubera ko iminota dufite atari myinshi, urumva yagiye mu bitaro ntahari ariko ndibuze kuhaboneka mu masaha ari imbere. Babimbwira nta bintunguye, mageze nibwo bambwiye bati ibi bintu umuntu aragiye, ariko yagiye ibitaro yarimo umuntu urimo ari kumuseka, umuntu wari uri kuvura. Bivuze ngo umusaza nimba yarababaye umuganga wari uri kumuvura akagera naho amuseka kubera ko avuze ko atumvishe, bisa nkaho ntabwo twabura kuvuga ko yanagiye abona ko aramwitayeho, ko hari n'abamwirengagije kandi bari bashinzwe Niyo Bosco ari mu gahinda ko gupfusha umubyeyi we se umubyara witabye Imana ku itariki 23 Mata 2025 nk'uko uyu muhanzi yabimenyesheje abamukurikira ku mbuga nkoranyambaga ze zose. Abinyujije ku mbuga nkoranyambaga akoresha, Niyo Bosco yagize ati ukomeze kuruhukira mu mahoro mubyeyi, umunsi w'agahinda ube muremure kuruta umwaka w'ibyishimo. Umubyeyi wa Niyo Bosco yaherukaga kugaragara mu bijyanye n'imyidagaduro muri 2022 ubwo yaraherekeje umuhungu we mu birori bya The Choice Award aho yanegukanye igihembo cya Best Male Artist kiba icya mbere cye. Icyo gihe uyu mubyeyi wari watumiwe mu birori yavuze ko akimara kubitimirwamo yiteguye kare kugira ngo ahagere hakiri kare kugira ngo agikurikirane neza. Ati nishimye, nakomeje gutekereza mvuga ati ese ikirori yanumiyemo ni iki, ariko numvise ibihuha bigenda bivuga yuko n'ubundi ari ibingibi ari za nzozi nagiye ndota. Naje ndikiriza ndavuga ati amen amen. Yanshimye noneho ngo yaranshimye ubwo bamuhaga ibihembo. Ashima Imana gushoboza Niyo Bosco kurotora inzozi yagiye agira kuva akiri muto zikaba zigenda zishika. Ati iryo ni ishimwe rikomeye. Ubwo Niyo Bosco yagendaga yari afite inzozi zo kuzagenda atwara ibi bihembo. Ubwo yagiye atangira atwara ibi bihembo, papa we yagiye ashima Imana cyane. Uyu mubyeyi yashimye kandi umunyamakuru bita Emurene watumye impano ya Niyo Bosco igaragarira buri wese, avuga ko amushimye mu ruhare rw'abantu ndetse anamushima n'imbere y'Imana. Ati nongeye gushima uwamukuye aho tuba hariya akaba yaramugejeje ahangaha. Rero ibi byose Irene niwe mbishinja, Irene Murindahabi ndamushimiye, yewe ndamusamiye n'umugisha ku Mana. Mushimiye hagati mu mbaga y'abantu ingana gutya, ariko gusa mushimiye no kw'Imana. Ndashimye kandi ndanezerewe. Yabwiye Niyo Bosco gukomeza aho ageze mu muziki we, avuga ko azakomeza kumushyigikira. Ati ubundi akomereza aho ngaho, ntacika intege, ntaho nagiye, ndacyahari, n'abagushyigikira bose, abafana bawe bose mbasuhuje kandi ndabishimiye cyane. Imana izakomeze kubaha umugisha. Ni umuhango rero witabiriwe n'abavandimwe benshi cyane ndetse n'inshuti z'umuryango w'uyu muhanzi uri mu bubatse izina rikomeye mu muziki w'u Rwanda. Byari bibabaje cyane kuri uyu nguyu Niyo Bosco. Haje abasitari benshi, haba Nsabi, Dorcas, haza n'umuhanzikazi bita Bwiza. Bari abantu benshi rero baje kwitabira uno muhango. Byari umubabaro gusa, byari bibabaje cyane. Abantu barize cyane, batanga ubuhamya bwinshi cyane, ariko gusa ndagira ngo mvuga ati uyu mugabo cyangwa uyu musaza aruhukire mu mahoro. Nge muri kumwe banyita Joshua, ndagira ngo mushishikarize gukora subscribe kugira ngo ibiganiro byanjye bijye bikugeraho mbere y'abandi. Nge nk'uko bisanzwe rero nta makuru
ya showbiz tugenda tuganira, ni amakuru y'imyidagaduro. Ndagira ngo ushimire we twabanye, tuze kubana no mu bindi biganiro mu kanya. Ciao ciao. hazaba w'igitonda gihoraho, nibwo ntazongera kuriruka. Hazaba w'igitonda gihoraho.